birababaje biteye n'agahinda. Umwana umwe nyine yahitanywe n'iki kiza, abandi batatu bafite ibikomere byo ku mubiri bigaragara, ariko n'ibyo ku mutima ntibyabura. Urabona nyine imvura ihitutse nijoro umukingo urariduka. Ni nk'Imana yaturengeye nubwo hapfuye umuntu, ariko hari busohoka n'isanduka 11 kuko yagwiriye abantu 11. Ni Imana yaturengeye nubwo ari umwe wagiye nyine, nabwo ntago tubyishimiye, ariko turashaka ko mudukora ubuvugizi uyu muntu agahabwa uburenganzira bwe. Umugabo n'umugore bari abana, ndumva ari 9 gusayi barabaye barajyahe. Singaruka ku buyobozi se uruhande rumwe. Murakoze kandekeraho. Tariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu ijoro ryo kuri iyi tariki nibwo umuryango wa Mugisha Elisa uzwi ku izina rya Rubangura utuye mu murenge wa Gisozi, kagari ka Musezero, umudugudu wa Nyakariba, baje kwakira inkuru y'incamugongo yuko umusozi umanukiye inzu yabo ukagwira icyumba cyari kirimo abana 4 uzwi ku mazina ya Dani, akaba umwana wa 6 w'uyu muryango, yagahita asiga ubuzima. Bamwe mu bahageze kandi bagatabara uyu muryango twaganiriye, umva uburyo badutangariza ko icyateye uru rupfu ari umugwizatungo waje akarunda itaka ruguru y'aho uyu muryango warutuye, akaba ariyo ntandaro y'iyi mpanuka ibatwaye umwana. Twaratashye nimugoroba dusanga umukingo wagwiriye abaturanyi. Tuhageze tubona ibintu byakomeye, turebye mu nzu tubona abana bagwiriwe n'ibikuta, turabafasha turabegura, ariko icyabiteye ni umukingo wo mu gikari wari uhari wamanutse imvura yaguye, wari wubatse nabi ubona ko hahanitse, niko rero kumanuka ukagwira abana. Hakomeretse abana 3, hapfa umwana umwe. Uyu mupapa rero niwe wabanje gutura, yubaka imikingo arayikomeza, yubaka uwo hepfo, yubaka iyo haruguru nk'uko nawe ubibona. Urabona ko harimo rongerine yari yubatse afashije. Noneho biba ngombwa ko haruguru baza kuhatura. Baje kuhatura bagombaga gusiza, birumvikana, ariko bashije aho kugira ngo bakore sekirite yo kurinda uwo hepfo, basize itaka baritsika ku mukingo w'amabuye. Urabona nawe witegereje n'amaso yawe, urabona uru rukuta rwari rubatse n'amabuye akomeye, ntabwo ari ibishonyi, ni amabuye akomeye. Kandi urabona ko hano harimo rongerine ikomeye, ndetse harimo n'indi itambitse. Nawe urayibona ko ahangaha yacitsemo 2. Iyi rongerine rero yaratambukaga igahura na hariya, ndetse harimo n'izindi zihagaze, ariko kubera uburemere bw'itaka ryari hejuru, kureba nimba hari icyo bari amazi ajyamo. Niba nta gihari rero byumvikane ko ntabwo mbizi niba bashobora kuba barashyizeho rigori yajyana hirya, ariko ikigaragara cyo nuko ariya mazi nayo yashokeragamo hano. Kabitera icyambere ni iri taka, kuko itaka ntabwo rikorana n'umukingo w'amabuye. Icyari kuba cyiza nuko bari kurikuraho ntirigwemo imvura, noneho bakahabetona. Ubuyobozi bubasura bwabasabye ko itaka rivaho bakahabetona, kandi noneho bagakoresha uko bashoboye aha hejuru y'aya mabuye ntibagire ikintu bashyiraho, bagashingamo ibyuma birinda sekirite ishobora gutuma hano hataremererwa ngo bitengukire uyu. Ni ukuvuga ngo rero hano nta korotire yari kujyaho, hari kujyaho ibyuma. Bya byuma bigiyeho rero ntabwo byari kongerera uburemere umukingo. Niyo mpamvu rero nge mbona bo haruguru harabaye imyumvire mikeya yo gucuma itaka k'uyu mukingo w'amabuye. Imvura ikaza rero ikariremereza, noneho rigatuga amabuye. Kureba mu mutima w'umuntu biragoye, ariko nge nabifata nk'ubujiji no kutabigira ibye. Nabifata nk'imyumvire iri hasi no kutabigira ibyiwe, kuko yakiza kubigira ibyiwe yari guharanira inyungu ku mpande zombi. Yari guharanira inyungu z'uyu, agaharanira n'inyungu ziwe, bigaragara ko yikunze. Birababaje biteye n'agahinda. Umwana umwe nyine yahitanywe n'iki kiza, abandi 3 bafite ibikomere
byo ku mubiri bigaragara ariko n'ibyo ku mutima ntibyabura. N'ibintu byarangiritse, urabona iyi yari saro nta ntebe barokoye, nta televiziyo yarokotse, nta safuriya, nta na kimwe cyarokotse, nta niko hano hirya gutya byari bihari byangiritse. Ngo ikintu cyose cyari cyegereye ahangaha cyarangiritse, nta na kimwe yabashije kurokora. Icya mbere ngewe nasaba ubuyobozi butureberera, yaba ubw'inzego z'ibanze ndetse n'ubwo hejuru. Icya mbere ni ubutabazi k'uyu muntu. Ubutabazi ni uko ubuyobozi bwamufasha akabasha gusana ibi byangiritse. Ikindi, habonetse n'indi nkunga y'ibitekerezo ndetse n'amafaranga yayihabwa ndetse n'ibyo kurya, cyane ko ikiza nk'iki gihungabanya byinshi, cyangiza byinshi. Ikindi nasaba ubuyobozi mu rwego rwo gufashwa ni uko umukingo nk'uyu habaho ubukangurambaga, umuntu wese ntashyire itaka hejuru y'umukingo, kuko kubaka umugunguzi birasanzwe, ahubwo kubaka umugunguzi ni kimwe, noneho no gukora sekirite yo kurinda wa mugunguzi ni ikindi. Kurinda sekirite wa mugunguzi rero ni uko hejuru ntabyo bagerekaho. Kugerekaho itaka ribika amazi rikawutuga, kugerekaho ibindi bikuta uraremera ukaba wamanuka kandi ukangiza byinshi. Uyu mukingo iyo utaza kuba ufite uburebure bw'itaka, uba waramanutse ntiwangiza ibintu byangiritse. Numva ubufasha nasaba ari ubw'uko mu mpande zose habaho, ari uyu sinamushinja ubugome kuko ntabwo nabimenya, ni uburangare bwo bwarabaye, ariko ku mpande zombi ni uko uyu nguyu yafashwa akabonaho nyine inzu igasanwa, noneho umuryango we ukabona aho urambika umusaya nk'uko byari bisanzwe. Uyu mukingo abawubatse bakongera bakawusana, ndetse iri taka rikavaho nk'uko batangiye kurikuraho, noneho bakasasa amabuye bakamena beto ku buryo icyo kiza kitazongera kubaho. Ndo Nyagasambu, Murenge wa Fumbwe, nacyo ntaba ejo hariho Rwamagana, kuko uyu mwana bapfushije umwana we nyina wabo. Ubwo rero nyine twabaye cyane, tubuze umwana, tubuze inzu, tubuze abantu basanzwe bavuga ngo bimuke. Umuntu mpagira ibyago, aho kunama yagiye cyamfata amavuga ngo umurenge wabimura, sinzi baba kuvuga ngo babimura. Umuryango afite n'abana bari ku ishuri biga, bari mu kana ashyire hehe. Baro nyine kuko bibabaje, abwo mwafashe ubuvugizi kugira nyine abe habwe hafi n'ihungabana ribasha no guturumbuka agasatsi agahamuka nuko hafi. Abana bakomeretse, umwe yakomeretse mu maso, undi akomereka akagura amacumbagira, birabaje. Urumva rero nyine abwo nahati yandusha. Ariko icyateye ko mbibona impanuka ngo wobona ari iki? Nubwo ari imvura, n'uyu mugabo waho Kajuru nabimushinze. Bese imuzi ntanzi ko turamubona kuva byaba, ariko nyine imvura yayubatse nabi, naricinje mu mutanye bavuga ati yatinze ahangaha rirabasenyera. Ahubwo icyo bwanashima Imana kumana hakimana yakoze ko nyine batarapfuye bose. Umwana agiye n'igitambo, ariko nyine ibintu bikabi ku Banyarwanda, yakajyamya ari inyungu ze kandi n'inza mugenzi we. Inkuru yabaye ejo bundi nimugoroba 3:30. Imvura yaraguye, imaze kugwa, umukingo uragwa. Ari kugwa, uwo hepfo yari yarabibwiye n'abayobozi, ababwira ikibazo cy'umukingo, babwira ko bagomba kuganiriza umuturage wa ruguru, akagira buryo ki yagira umukingo we akawugabanya, agakuraho itaka yari yararunzeho. Abayobozi barabizi, mudugudu arabizi, ibyo bintu byaravuzwe. Noneho ejo bundi nyine imvura ihitutse nijoro, umukingo urariduka. Ni nk'Imana yaturengeye, nubwo hapfuye umuntu ariko hari busohoka n'isanduka 11 kuko yagwiriye abantu 11. Ni Imana yaturengeye, nubwo ari umwe wagiye nyine nabwo ntago tubyishimiye, ariko turashaka ko mudukora ubuvugizi, uyu muntu agahabwa uburenganzira bwe, mu muvuganire, bamusanira inzu, bamugire n'ibyangiritse mu nzu. Yari yarabyeretse ubuyobozi, yari yarabiberetse, mudugudu arabizi, barabibabwiye. Ese ritaka batararihamena hari hakomeye? Nta kibazo hari hafite, nta kibazo hari hafite, byatewe n'iri taka. Yego, nshingiye uko ndebesha amaso yanjye, ikigaragara cyo ikibazo kiracyahari. Uyu mugunguzi warangije kwakira amazi, iri taka ryarangije kwakira amazi,
kandi icyo turebesha amaso namwe nko mu nshingano mufite kamera mwayikoresheje mwagiye mubona ku ruhande rwo hirya ahasigaye nyir'urugo yagerageje uko ashoboye kose akotera umugunguzi we n'amabuye. Ni sekirite yashakaga kugeza ubu kugira ngo bihananuke kuriya bigaragara yuko amazi ya ruguru n'itaka rya ruguru byajandamye bituma byambura imbaraga wa mugunguzi kubera ya mazi yabuze ahanyura cyangwa ahajya na ryataka bituma impanuka iba isenyera uyu muvandimwe. iduhekuye ngo umwana yagiye. Ni umwana wigaga mu mwaka wa 5 pirimeri. Kigaragara yari inyungu z'igihugu n'umuryango rusange. Yari umwana w'umuhanga yabaga uwa mbere kuva mu wa mbere kugeza mu wa 5 pirimeri. Ubwo icyizere ko byagenda kose ntabwo cyabura ko yaziteza imbere. Yagiye cyane rero nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika ajya avuga. Gukumira ni imbere. Sayi niba ikibazo bari bakizi hajemo kudebeka ku kibazo kandi bakireba. None sayi tubuze umuntu ibikoresho urabona ahantu hapakira itaka rimeze gutya habagamo abantu harimo ibikoresho byose nta kimwe cyagaragaye. utakana bagacukuragamo hano niho bagakuye. Niho kavuye. Mu by'ukuri nta nubwo njya kure uwo mwana ni mwishywa wanjye yari mwishywa wanjye. Bashiki be bari hirya hari umwijisho birakabije ntago nabijyamo. Urakoze cyane. Mubona urupfu rwaturutse kuki? Rwaturutse ku mukingo. Byagenze gute rero? Twaratashye nimugoroba dusanga umukingo wagwiriye abaturanyi. Tuhageze tubona ibintu byakomeye. Turebye mu nzu tubona abana bagwiriwe n'ibikuta. Turabafasha turabegura. Ariko icyabiteye ni umukingo wo mu gikari wari uhari wamanutse imvura yaguye. Wari wubatse nabi ubona ko hahanitse. Niko rero kumanuka ukagwira abana. Uragira bati ntabwo hari hasanzwe hakomeye ahubwo byatewe n'itaka ryamenwe hejuru. Tunyuriremo iki kibazo. Ni itaka bamenye hejuru kuko yarazaga akahamena itaka. Noneho rero uwo hepfo agahora amubwira ngo yimumenaho itaka. Ajya no mu bayobozi ngo babakiranure. Bari babizi ahubwo ntibabakiranure. Kandi itaka ryari rihari ubona ko rizangiza uwo hepfo. Byaje nyuma itaka? Byaje nyuma nta ryari rihari. Yararihamenaga? Yego. Ati bagira ati abakomeretse ntangahe uhasize ubuzima? Hakomeretse abana 3 hapfa umwana umwe. Ibi bintu mubivugaho iki mwebwe nk'abaturage cyangwa nk'abaturanyi? Ni akarengane. Ubuyobozi bukwiye gukora iki mu gihe abifite bakomeje gupfinagaza rubanda rugufi? Baturenganura nyine natwe tukagira aho tuvugira. Aha hose yari hakomeye mu buzima busanzwe. Ese ubundi uyu musozi wari wubatse ute? Wari wubatse neza ukoteye na sima nta kibazo gihari, ariko aho uyu nguyu w'inyuma aziye niho ikibazo kiziye. We yubatse ute? Yaraje yubakisha ibyondo ntiyashyiraho na sima, yubaka umukingo uhagaze ntiyanawubereka. Aranje amena itaka hejuru? Yego. Rero urumva ko ari itaka ryaremereye? Ni itaka ryaremereye rigwira uwo hepfo. Izi mbogamizi hepfo yari yarazigaragaje? Yego. Murasaba iki kubyerekeranye? Umuyobozi w'isibo muri uyu mudugudu wa Nyakariba yadutangarije byinshi ku byerekeranye n'uburyo uyu musozi wubatswemo, ndetse anagaragaza ko habayemo uburangare ku bawubakaga, ndetse anavuga ko ku cyerekeranye n'itaka ryaharunzwe iyi gahunda ntayo nk'ubuyobozi bari bazi. Uyu mugabo yabikoze nkana dore ko bari banamubojeje. nkaba ndi duwayi w'abatwarasibo muri uyu mudugudu, ndetse n'uyu muvandimwe Niyomugisha Elisa ni umugabo twafatanyaga umunsi ku wundi, nawe yari umutwarasibo. Ntabwo rero ibi byabaye byatubabaje cyane natwe nk'ubuyobozi. Uyu mugabo Niyomugisha ni umugabo ukunda gukora, yakundaga gukora cyane. Uyu muturanyi we rero yaraje agura hano haruguru, amaze kuhagura yifuza ko bapuraninga hano hantu bakahakora hagatungana. Yari yubatse uno mukingo awugeza hano
ariko utuye hejuru yifuza ko wakomeza ukagera hejuru kugira ngo itaka rya ruguru ritazajya rimanuka rikaza rimutera mu rugo, ndetse babiganiraho. Niyo Mugisha atera n'intambwe yo kugira ngo nawe bafatanye, yikoramo imifuka 5 ya sima. Barampamagaye nk'umuyobozi w'isibo kugira ngo nze mbese babiganireho, nanjye mpari. Ashaka imifuka 5 ya sima, uriya wa ruguru nawe ashaka ibyuma, barafatanya. Umukingo bamera nk'uhaye imbaraga, barawukora umenaho rongirine hejuru, mu buryo mbese twabonaga nta kibazo gihari. Wabonaga ko umukingo noneho ugize ireme ry'ubukomere, ariko ikirere ntimujya inama. Muri iki cyumweru gishize haguye imvura mbi cyane, haguye imvura inshuro 3 zikurikiranya. Ubutaka bwo hejuru rero buriya buno butaka n'urusekabuye ntago bubika amazi rero muri iri joro ryakeye ejo nko mu saa 3 nibwo imvura yabaye nyinshi, amazi aturuka mu gice cya ruguru araza ahitana no mukingo, bigira ingaruka kuri uyu muryango, ndetse n'umwana umwe yitaba Imana, abandi nabo bari mu bitaro. Ariko nk'ubuyobozi natwe ntituri kureberera, twafashe iya mbere yo kubwira uyu mugabo wa ruguru ibi bintu byose arimo arabikuraho, ndetse kandi n'ubuyobozi nahoze mvugana na Chairman w'umuryango, banyemereye ko hari ikigomba gukorwa kugira ngo uyu mugabo atabarwe. Mu kubaka hejuru mu by'ukuri hari hakomeye, ariko uburyo kino gice cyagiye cyubakwa namwe murabibona, ntabwo umukingo wubakiwe rimwe. Hagiye hubakwa igice kimwe bitewe n'imbaraga nkeya, hazagira izindi mbaraga ziboneka hakubakwa ikindi gice. Iki gice cyamanutse rero cyubatswe ku nshuro ya 3, ari naho havutse icyuho cy'amazi yamanukiye kw'iyi nkingi, kw'iyi nguni, ageze ahayinjira muri cya gice cyubatswe nyuma, cyasaga n'ikitaruma ngo gikomere, agita kimanuka. Ariko arabagira bati iri taka ryarunzwe hano uko ringana, ukareba n'imbaraga umusozi wari ufite wari wubatswe, ntabwo bingana cyaba cyateye impanuka. Ubona nk'iki ari nk'umuyobozi? Icyabiteye inaha ku Gisozi uburyo dutuye, ubutaka bwaho ntago buringaniye, mbese mu buryo master plan tugize amahirwe tukayibona hagatunganywa, byarushaho kugenda neza, ku buryo abaturage bo muri uyu mudugudu bagiye batuye bitewe n'isi yaho uko iteye birimo ikibazo. Ari nacyo natwe dusaba inzego z'ubuyobozi bwisumbuye ko hazabaho kudukorera master plan, hagatunganywa, hagaturwa mu buryo bwemewe. Mu bigaragara uwa ruguru yari yagerageje guplaninga ruguru, arasiza agira ngo ahari atura ahantu hameze neza, niya mpanuka itera itateguje. Iki kibazo cy'uko ari kumenwa itaka mwarakimenyeshejwe nk'ubuyobozi? Ntabwo yari yarimenweho mbere, ahubwo iwe yaganiriye n'uwa ruguru, kuko uwa ruguru yashakaga kubaka ahari hasigaye, ari naho havuye kuba barahuje imbaraga, azana 1/2 cy'imbaraga z'isima, undi nawe agura ibyuma. Nta taka yari yamenweho mbere mu bigaragara, ahubwo itaka ryasizwe hejuru riza rifunga ya mire destonoma kugira ngo n'ubundi ruguru habe hatunganye. Itaka ryajeho nyuma mukingo waramaze kubakwa, nta kibazo cyo kumenwaho itaka ubundi cyari gihari imbere. Yego, urabona rero itaka ryabaye intandaro y'ibyo byose. Yego, urakoze cyane. Gusa abaturage bavugaga ko ubuyobozi bukwiye guhagurukira uyu mugwizatungo uzwi ku izina rya Twahirwa Obedi urimo kurunda itaka hejuru y'amazu y'abaturage rikaba ryabasha gukurwaho. Uretse kuba ari no kurunda itaka hejuru y'abaturage, yewe n'amazu ari kubaka ni akajagari, kuko nta n'icyangombwa cyo kubaka aya mazu afite. Abaturage bavuga ko yubaka akajagari yitwaje icyo ari cyo. Pierre Imana Ishimwe, BTN TV, i Kigali.